twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye ubuntu Nyagasani akaba aduhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 21 byumweru bisanzwe, tariki 26 Kanama 2026. Dore amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 22 umurongo wa 19 kugeza ku 23. Dore ijambo Uhoraho abwira umutware Shebuna: ngiye kukwirukana ku murimo wawe, ngunyage umwanya wawe. Uwo munsi kandi nzahamagara Eliyakimu mwene Hilikiyahu umugaragu wanjye, nzamwambike ikanzu yawe, umukenyeze umukandara wawe, umugabire ubutware bwawe, azabere umubyeyi abatuye Yerusalemu n'abo mu nzu ya Yuda. Nzashyira ku ntugu ze urufunguzo rw'inzu ya Dawudi, nakingura he kugira ushobora gukinga, nakinga he kugira ukingura. Nzamushyigikira akomere nk'inkingi ishinze ahantu hakomeye, azaba intebe y'ikuzo ry'inzu ya se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 138. Uhoraho Imana irangiza amasezerano yayo, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo. Uhoraho ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose, pfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu. Ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ngerera imbaraga. Nubwo Uhoraho akomeye bwose, ntabura kwita ku baciye bugufi. Uhoraho azankorera byose. Uhoraho impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Uhoraho Imana irangiza amasezerano yayo, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo. Isomo rya kabiri ni ryo muri Raporo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11 umurongo 33 kugeza ku 36. Bavandimwe, mbega ukuntu ubukungu n'ubuhanga n'ubwenge by'Imana birengeje urugero! Mbega ukuntu imigambi yayo ari inshoberamuntu, n'inzira zayo zikaba urujijo! Koko rero, ninde wamenye igitekerezo cya Nyagasani, cyangwa ninde wamubereye umujyanama, cyangwa se wabanje kugira icyo amuha ngo azagombe kumwitura? Byose bikomoka kuri we, bikabeshwaho nawe, bikabererwaho we. Nahabwe ikuzo iteka ryose, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza ku 20. Muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa bati: abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati: bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati: mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati: wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati: urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba woshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, kandi ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Nyagasani yifuza kuguha urufunguzo kugira ngo ujye ufungura, wibuke no gufungura, ariko ufungurira abandi urufunguzo. Amasomo twateguriwe kuri iki cyumweru cya 21 byumweru bisanzwe ni amasomo atuganisha ku buyobozi, ubutegetsi, ubutware. Ubwo tuza kuzirikana uburyo umuntu ahabwa ubutware, ubuyobozi, ariko n'uburyo yabuvaho nabyo byashoboka. Turaza kuzirikana ku ngingo nziza iza kutuganisha uburyo twaba maso no gusigasira ubwo butware, ubwo buyobozi Imana iduha. Dore ko bavuga ngo, ubwo Pawulo Mutagatifu abivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 13 umurongo wa 1, ko ubutegetsi bwose buva ku Mana.
nubwo buva ku Mana, ariko turaza kubona ko hari igihe Imana itanga ariko wowe bikaza kurangira uri kwinyaga. Hari igihe Imana iguhereza ariko bikaza kurangiza uri gushikuza, uri no kwihereza, kuko Nyagasani icyo dushakira buri gihe kiba ari cyiza, kudukiza. Niyo mpamvu dutoramo abayobozi abandi bagomba kuyobora umuryango w'Imana. Ariko akenshi ikiranga abayobozi bamwe barangwa no gutenguha, barangwa no kuriganya ubushyo bw'Imana, barangwa no kugira nawe ubushyo bw'Imana. Niyo mpamvu Nyagasani buri gihe azongera kudukomangira ati nyaboneka uracyaranye umuryango wanjye, uracyari umuyobozi. Hari imvugo igira iti utayobora arayobya. Nawe uze kureba mu byo utunze, mu byo wahawe, niba ukiri kuyobora cyangwa niba waratangiye kuyoba ndetse no kuyobya abandi. Iyo utayobora urayobya. Ese urayobora? Kuyobora ni ukuyobora abantu ku Mana, kuyobya nabwo ni ukuyobora abantu kwa Sekibi. Ubwo buryo bubiri uze guhitamo umwanya uri gukina kuri uyu munsi, ariko icyo Imana yagutoreye cyari cyiza ku ntangiriro kuzayobora umuryango wayo. Ese wabigezeho? Ingingo remeza guturanga iragira iti uko waramba ku buyobozi. Ikizatuma uramba ku buyobozi, hari imvugo igira iti ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bumuha kurambayo, nibwo bumuha kugumayo. Turaza kubona impamvu bamwe bava ku buyobozi abandi bakabukomeza kugeza ku ndunduro. Nyagasani yaragutoye mu byo ukora byose, ariko se akomeje kumubera intore nawe? Uko dusoza, iyo Nyagasani yatwizeye akaduha ubutware, akaduha ubuyobozi, ni impamvu ituma ubuyobozi tubutakaza cyangwa impamvu ituma tutaramba ku buyobozi. Ndakwifuriza ko inshingano Nyagasani yaguhaye wazisigasira kandi ukagenza neza. Inshingano, la responsabilité, ni ijambo ry'ikilatini, ni inshinga y'ikilatini ivuga ngo respondere. Respondere bikavuga ngo répondre, gusubiza. Umuyobozi ntushobora gusubiriza abandi, ntushobora gusubiza Imana mu kigo cy'imbaga. Umuyobozi ntushobora guhura n'ibibazo ariko akagenda abisubiza yishingikije ubuvunyi bw'Imana. Gusubiza ni ukuvugira abandi aho kubavuguruza, ni ukuvugira Imana aho kuyivuguruza. Ubu ni n'umuhanuzi nyine uvuga mu kigo cy'Imana imbere y'imbaga. Ubu ni umuyobozi. Petero tumaze kumva hari uburyo asubiriza ikoraniro. Ese mwebwe muvuga ko ndinde? Yesu yabajije ikibazo, rubanda uko bavuga Yesu, ati bamwe bavuga kuri Eliya, abandi kuri umuhanuzi, abandi kuri Yohani Batista, n'ibindi. Mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero nk'umuyobozi mukuru twumvise uburyo yaje gusubiriza imbaga, gusubiriza abandi. Turaza no kumva uburyo icyo gisubizo cya Yesu akomeza kugishamikiraho kugira ngo asigasire ubuyobozi bwe. Gusubiriza abandi, répondre. Kimwe mu biranga umuyobozi bagaragaje nk'ikimenyetso umuyobozi agomba kuba afite n'urufunguzo, n'imfunguzo. Ufungura, ijambo duheraho kuri buri munsi, gufungura. Akamaro k'urufunguzo no gufungura ndetse no gufunga. Gufungura igihe ugiye kwinjira ndetse no gufunga kugira ngo usigasire ibiri imbere mu cyumba. Ari mu isomo rya mbere bagarutse ku rufunguzo ndetse no mu Ivanjiri, aho batwibutsa ko urufunguzo ari ukugira ngo dusigasire amabanga y'Imana, tugumane n'Imana, dukora icyo Imana ishaka. Urufunguzo ni ikimenyetso cy'ubuyobozi. Urufunguzo rwo hari ibiryo. Ntabwo Imana yaguhaye urufunguzo igira ngo urujugunye, kwari ukugira ngo dufungura ufungure, ariko wibuke no gufungurira abandi. Aha niho tuza kuganisha ubuyobozi bwacu, ubutegetsi bwawe ndetse n'ubutware bwawe. Nyagasani wagutoye aragutuma akaguha n'iby'ibanze muri ubwo butumwa. Ese ujya umwumvira? Mu kuzirikana kuri ano masomo hari ubwoko butatu bw'abayobozi uza gutekerezaho, duhereye ku isomo rya mbere, irya kabiri ndetse n'Ivanjiri. Abayobozi, umwanya wa mbere nugibwamo n'umuyobozi usimburanye n'undi, place vacante. Hari umwanya urimo ubusa, noneho ukaza gutorwa ugiye gusimbura wa wundi inshingano zananiye, wa wundi birukanye, wa wundi wapfuye. Umwanya uri vide, umwanya utarimo umuntu. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere. Umutware Shebuna yitwaye nabi imbere y'Uhoraho, none agiye gusimburwa n'undi Eliyakimu. Izi nshingano
uyu muyobozi usimbuwe, uyu bamusimbuje bamuhaye urufunguzo kugira ngo ayobore umuryango w'Imana. Nicyo Nyagasani mutoreye bwa mbere. Umuyobozi wa mbere ni uko umwanya nta wari urimo. Umuyobozi wa kabiri turamusanga mu isomo rya kabiri, nabwo mu mugambi w'Imana wo kugira abantu neza, gukiza abantu. Imana buri gishaka icyabagirira neza. Umuyobozi wa kabiri ni nk'uwo bigwiririye, aratunguwe, birerekeza ku bubasha bw'Imana. Impuhwe z'Imana ziza zitugeraho tutari tubikwiye, nuko yajya kubona ukabona aratunguwe. Ese umuyobozi utunguwe atarabyiteze azabyitwara mwate? Imana igutuye ngo ujye gukiza abana bayo utarubyiteze, utaranabiteguriwe, aho ngaho witwara ute? Imana igakwiza umugambi wayo, witwara ute nyuma yaho? Umwanya wa gatatu ni umuyobozi nanone bitagwiririye. Hari impamvu bahereyeho kugira ngo bamutore. Hari impamvu biraganisha ku bibazo y'uno munsi, aho Petero amaze gusubiza ikibazo, Yesu agahera aho ngaho amubwira ati, noneho Petero nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, nubasha wo mukozi mu ntibuzayitsinda. Nguhaye imfunguzo z'ingoma y'ijuru, nguhaye imfunguzo. Uru rufunguzo nguhaye ni ukugira ngo uzabohe, ubohe ikibi, uzabohore, ubohore icyiza, ubohore abana b'Imana bajya mu ijuru, ubohore la remission de péché, kubohora abantu. Ibi Petero aronse, ubutwara aronse, hari aho byereye. Yesu yamurebye uburyo asubiza, uburyo yitanga, arirekura wese, nuko Yesu yamureba akamushima. Hari ikintu Yesu ahereyeho, hari ikintu bahereyeho, bya bindi ngo ufite ikintu mbereho. Tuze gutekereza kuri abayobozi batatu, ari uyu washyizwe mu mwanya wundi nawe witwaye nabi, ari uyu ubuyobozi bwaguyeho atazi iyo bijya n'iyo biva, ndetse ari uyu hari aho bahereye. Muri aba ko ari batatu, ninde uzakomera kurusha undi? Ninde uzatunganya neza inshingano ze kurusha undi? Ibi ni ibituma mu buzima bwa buri munsi, aho buri munsi bidusaba ngo natwe dushyiremo urwacu uruhare. Mutagatifu Agustin avuze ati, Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ku bushake bwayo, ku mpuhwe zayo, création, ariko mu kujya kuducungura, salutation, hazagomba uruhare rwanjye n'urwawe mu mukiro wacu. Ngaho natwe tugana, twongere turebe uyu muyobozi Petero Nyagasani ashinze kiliziya ye. Hari aho yahereye. Petero yarasanzwe asubiza uko yasubije, abibwijwe na Roho Mutagatifu. N'ubundi n'Imana ikomeza kugenda itubwiriza. Ibi birerekeza ku mbaraga nke zacu. Petero nk'umunyantege nke, ariko yishingishije imbaraga za Kristo, Kristo akaza kumukomeza. Ngaho natwe duhamagarirwa, hari imbaraga nke zacu tugomba gushyira ahantu kugira ngo imbaraga za Nyagasani zisendereye zize kudukomeza. Nguyu umuyobozi. Umuyobozi ntabwo ari uko abishoboye, umuyobozi nushobozwa n'Imana. Ntabwo ari uko ushoboye, ahubwo nuko ushobokera Imana. Nguwo bita umuyobozi. Ngize n'ingaruka mbi cyangwa iza kuri abo bayobozi tumaze kuvuga. Umuyobozi wa mbere azitwara neza, yitwararike, kubera ko yasimbuye nawe hari amakosa yaguyemo, nuko agahanira ko atazagwa muri ariya makosa. Uwo ni umuyobozi wa mbere, aritwararika, aribombarika, ariko amaherezo bizarangira agaragaye niba koko atari kubikora nk'uko wamutumye ashaka. Umuyobozi wa kabiri, kubera ko yatowe nta ruhare yabigizemo, atanabizi umuguyeho, azaba laisser faire, areke bihita rimwe na rimwe, bishoboke ko nta mbaraga azashyiramo, azabereka bihite. Naho umuyobozi wa gatatu we afite intangiriro nziza, biragaragara ko n'iherezo rizagenda neza. Ufite iki ngo mpereho? Aho niyo uza kutubaza uno munsi, wa muyobozi we wahereye he? Usubiza ute ibibazo ubazwa? Usubiriza ute imbaga? Aho Yesu niho ahera, ku mbaraga nke zawe, kuri bwa bwoba bwa Petero, kuri kwa gushidikanya kwa Petero, nuko akaba ariho ahera agira ngo mukomeze, maze Petero nawe azakomeza abandi. Nguyu umuyobozi niwakomeretse agakomera, Imana ikamukomeza kugira ngo nazagire ate azakomeza abandi. Aho tuza kugana no munsi no kureba abayobozi, niba twishingisha ububasha bw'Imana cyangwa niba ubwacu ari twe twigize, nanjye kuvuga ari twe twiyobora, tugashaka no kuyobora abandi tutishingikirije Imana. Muvyeyi, muri aka kanya ngiye gusoreza ku nkuru, ni ibiryo bikomeye, ndagusaba ko hatyaza amenyo
rimwe n'imwe ushobora kuza guhaburira ukwemera kwawe guhangirikira, ariko nuko nta kuza kuba ufite. Ndagusaba rero ibiryo bikomeye gucyaza amenyo ko ngiye kuguha ibiryo bikomeye, hagati aho ushobora no kuza kurira ufate kamushwari kawe kugira ngo uze kwihanagura, nubona amara atangiye kubunga mu maso uze kwihanagura. Ibiryo bikomeye. Umunsi umwe hirya kure mu gihugu cya kure, umugabo bitaga Kamari, abanyamakuru baramwegereye. Abanyamakuru bakunda inkuru zabyacitse bombori, nuko baramwegera baje gutara amakuru. Ati tubwira uburyo wageze mu rugo ugashinga urugo kandi ku ntangiriro atariwo wari umuhamagaro wawe. Ati kagira inkuru. Ati byatangiye bite? Nuko amutunga mikoro. Nuko Kamari aravuga ati byatangiye nsinze ibizamini bibiri, nsinda ikizamini cyo kujya mu iseminari nto, nsinda n'ikindi kizamini cyo kwiga amashuri akomeye ya leta. Nuko iwacu papa na mama baricara bakora inama, baza kwanzura ko ngomba kujya kwiga mu iseminari nto kugira ngo abaturanyi batazabatanga umupadiri. Aho niho byahereye. Ndakomeza ndiga, nuko igihe ngiye gushaka gukwepa ngo sinjye mu iseminari nkuru, mama aranyicaza arambwira ati nziyahura nutajya mu iseminari nkuru kugira ngo nanjye nzabone umupadiri. Byaje kugera igihe nyine ndakomeza no mu iseminari nkuru, ndakomeza ndiga, ariko nza kugira ibyago cyangwa tombora, ngiye kubona mbona mama aritahiye arapfuye. Nuko numva neza ndabohotse kuko numvaga ari mama wari bicyayemo cyane, wansunikaga cyane. Mfata icyemezo cy'uko ngiye kwitahira, ngiye kuvayo nikomereza ubundi buzima busanzwe, nzashingira urugo nk'abandi bose. Ariko aho mu iseminari kubera ko abayobozi bankundaga, nandi umukinnyi ukomeye cyane ukina kuri 5 na 2 icyarimwe na rutahizamu icyarimwe, nashatse kuvuga ngo ndagenda barafatira. Biza kugera igihe bahise bamuha umupadiri vuba na bwangu, ariko ibyo byose ngewe ntibyari bindimo, usibye gusunikwa no kumfatira. Uko bambonaga nitwara neza by'inyuma, ako kanya bahise bamfata bangira umunyamabanga w'umwepiskopi. Umwaka wakurikiyeho nari ndi muri 12 mu bayobozi bakomeye b'iyo diyoseze. Undi wakurikiyeho nagiye muri 5 bakomeye muri iyo diyoseze, abagishwa inama bakuru. Hakurikiyeho mu wundi mwaka kundurira kuyora paruwase 3. Nashaka kugenda nkabona ntaho nabishikira, nashaka kugenda nkabona bakomeza kugenda banzamura mu ntera. Igihe cyaje kugera nyuma y'undi mwaka banyohereza kujya kwiga, ndiga ndabinuza, noneho mvuye kwiga mva ndi dogiteri, noneho ndi kwigenga. Mfata icyemezo noneho cy'uko ngiye kuvamo byigendera, ariko nashaka kuvamo bakanyongereza izindi nshingano zikomeye, bakomeza bamfatira bansunika. Igihe cyaje kugera igitekerezo kizamo kubera amafaranga nari mfite menshi ndetse n'uburyo nabonaga noneho maze guhuguka no guhumuka. Mfata icyemezo cyo kubaka inzu y'amasaziro, ndagenda ndayubaka inzu ikomeye cyane, igorofa rikomeye, shyiramo n'igitanda. Igihe cyagera nkajya kwiruhukira nkagumayo ngongera nkagaruka. Igihe cyaje kugera mbonye iyo nzu itakomeza gutambuka mu itangurirwa byose, ndagushyiramo umuntu turabana. Ubwo twakomeje kubana nibwo rero mubonye mfite abana abazwi 3. Ubu rero nkafite ikibazo kiremereye, nabuze ubwavamo nabuze ubwagumamo, kubera ko nabaye icyegera gikomeye cy'umuyobozi w'iyi diyoseze, ndetse nkaba ndi umukandida mu bazashobora kuyobora iyi diyoseze n'ubundi mu gihe umwepiskopi wayo azaba atakiri mu nshingano. Mfite ikibazo kiremereye cy'uko bantoraho umuntu ubishoboye, umuntu uzayobora iyi diyoseze. Kugeza ubu nkaba numva ndishimye aho ndi, nabuze ubwavamo, nabuze ubwagenda, nabuze ubwagumamo, byarangiye muzi ibyishimo aho ndi, nubwo ndi umuyobozi ukomeye cyane muri iki gice, ariko nabuze ubwigenge, nabuze ibyishimo, sinigeze nishima. Ubu niko gahinda mfite gakomeye cyane. Nuko abanyamakuru bakomeza gutara inkuru kwa Kamari, ndoze kumbaza niba bazamuha igisubizo cy'uburyo yaviriyemo imbere, niba bazamuha igisubizo cy'uburyo yakomeza akaviramo imbere. Ibyo ntuze guhita ubimbaza, ariko ndagusaba niba wari watangiye kurira kwihanagura, ukomeze uzirikana ku buzima bwawe icyo Nyagasani yagutoreye, niba uzi inshingano uko yazigutoreye. Padiri Marcel frere, mbega wowe. Reka dusoreze kuri Petero ahamagarwa na Kristo, yaje gusohoza neza inshingano ze kugeza apfiriye Kristo, abambwe ku musaraba, akemera guhorwa Kristo yitangiye. Natwe rero tuze kureba finale zacu uko dusohoza inshingano,
hari bamwe basunikwa n'abantu, abatowe n'abantu, hari abandi bisunika abitoye, ariko hari n'abatorwa n'Imana. Nyagasani twese adufashe kugira ngo tumugororokere, tujyane neza mu nzira ze, dukore ugushaka kw'igihe cyose, dukore icyo yadutoreye, maze tumwitabe karame, tureke twiyoborera iminsi yose. Nkomeje no kubasaba kunsabira, ndahimbaza isabukuru y'imyaka 11 maze ndi umusaseredoti, mukomeze kunsabira kugira ngo Nyagasani icyo yantoreye azakomeze no kunshoboza, kuko ntacyo nishoboreye, njyewe umunyabyaha n'umunyantege nke, simple masumuka y'Jesu. Mukomeze mushyigikire n'isengesho, Nyagasani akomeze kungira neza uko ashaka, anduma aho ashaka, ankoresha ugushaka kwe. Namwe kandi mukayima kunsabira. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.